dufite itorero bitaga Inkindi n'Amariza. Hano rero cyane cyane muri iyi siporo dukora ikintu bita gakondo body workout. Ni siporo twigisha abantu kubyina bagorora umubiri mu ndirimbo zacu no mu mbyino zacu. Hanyuma itorero rya gakondo ribyina mu bukwe mu birori byose bitandukanye. Tukaba dufite iyo gahunda yo kwigisha abantu bakuru muri siporo, ariko tukagira na gahunda yo kwigisha abana mu biruhuko ari bitoya ari bikuru, nabo tukabigisha umuco wacu ari ukubyina ari no kwiga umuco indangagaciro. Ni byiza yuko umenya umwitozo ngororamubiri mu njyana gakondo, bikarushaho no kugufasha byibura kumenya kubyina. Ni umwitozo ushobora gutuma udaseba mu bataramyi, ni n'umwitozo mwiza ushobora byibura kukuruhura mu mutwe. Nigishije umuco kuko nge nkunda umuco wacu, dufite umuco mwiza. Birababaza rero iyo ubona umuntu w'umunyarwanda atazi kubyina cyangwa se adakunda n'umuco wacu. Ubwo rero nukuvuga ngo nuko reka tubyite wenda ni nko kubategera mu bintu bakunda, noneho ukabigishirizamo umuco wacu. Niyo mpamvu twabafatiye kuri siporo, kubera ko igihugu cyacu cyashyizemo imbaraga muri siporo, abantu benshi bamaze gukangurirwa gukora siporo. Twavuze tutireka tubategere mu kintu bakunda, tubigisha umuco wacu. Natwe rero ko tubikunda nyine twifuza kubisangira n'abandi, bitanga n'amahoro, umuntu aba ameze neza mu mubiri. Uretse kuba wananuka ko wakoze siporo, harimo n'ibyishimo byo kumva indirimbo zacu, harimo ibyishimo byo kumenya kubyina, byo kumenya umuco wacu. Urubyiruko rero niyo mpamvu twatekereje yuko uyu mwitozo ngororamubiri ugiye ahagaragara, ni benshi batabizi yuko gakondo yacu ishobora kugufasha kunanura umubiri wawe wose. Ni full body. Iyo uri kubyina umukoresha umubiri wose, sibyo? Ni nk'uko waba uri muri pisine. Iyo uri muri pisine ukoresha urugingo rwawe rwose aho ruva rukajya. Urubyiruko rero kugira ngo rubashe kwitabira cyane, ngewe kenshi mvuga ko ari uguhera no ku babyeyi. Buriya umwana ntago ashobora kwifata ngo yijyane ahantu. Urumva iyo umubyeyi kenshi atabikunda, bigoye ko we azabikundisha umwana cyangwa se azanamuzana ahantu muri. Niyo mpamvu n'iyi siporo izafasha, kuko noneho yo iri mu bantu bakuru, n'abatabikundaga bazaza muri siporo bakabikunda, nabyo bizafasha kugira ngo bazane abana babo muri gakondo. Ariko ukurikije ukuntu uyu munsi bimeze, igihe turimo, gakondo irasa nk'igenda ikundwa buhoro buhoro. Abantu batangiye kugira ipfunwe ryo kumva ko batazi umuco wacu cyangwa se batazi kubyina. Ugasanga no mu mashuri batangiye kugenda babyigisha. Aho rero urumva baba begereye urubyiruko. Natwe dutangiye kwigisha hirya no hino, si twe gusa, hari n'abandi bigisha. Kwigisha mu biruhuko nabyo bizajya bituma abana benshi babimenya. Na leta cyangwa minisiteri y'urubyiruko nayo yashyizeho gahunda yo kwigisha kubyina, ibintu by'indangagaciro nabyo mu makaritsiye, mu midugudu. Urumva ibyo bintu byose ni ibikangurira urubyiruko rwacu kumenya umuco wacu no kuwukunda. Urubyiruko ngewe icyo narusaba ni kimwe: umuco wacu n'ubigabiro ryabo rya mbere. Ibigabiro rya mbere by'umwana ubyiruka. Umwana wacu abyirukane umuco, awukurane, yaba yiga mu gihugu yaba yiga mu gihugu cyo hanze. Yitwa umunyarwanda, abimerita, asa nabyo, abasha gutega amaboko. Ntibavuga umunyarwanda ngo bazamuye indirimbo bajye guceza. Umuntu rero wadukenera nk'Inkindi n'Amariza muri izo serivisi zacu nyinshi navuze zitandukanye, harimo kuba baduhamagara kuri nimero yacu 0784 166 183, cyangwa se bakajya ku mbuga nkoranyambaga bakandikaho Inkindi n'Amariza, hose batubona: Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, hose turahari, n'ibikorwa byacu byinshi bitandukanye turahari. Batubona ahantu hose Inkindi n'Amariza. Subirayo!